burya niwe muntu wa mbere ugira ishyari ribaho rya hano tangira kuzanya nyurira aho duhuriye akanyurira ko nubundi ibyo by'ubusinzi bwawe so bwa mbere yaba bivuze yagiye bivuga na kera hose njya guhera ku byo ngibyo nagiraga inama APR Football Club sinayangaga narababwiraga ati murebe umuntu muzanye ibyo yabayemo ndetse nibaza asigayo ese nturamenya wamuzanyemo ntago nshaka kumuvuga namuhemukiye kuko ni umukunzi wa APR kandi yararenganaga ku igisambo kikwihishamo rero Leonidas ukazajya kukivumbura uko nawe kikwigaragaje nawe kikwibye ari mu kizi urumva ngo yajyaga tuvuga ibintu by'amakipe ngo umuntu ngo yajyaga tuvuga ngo ne tumuzanamo ngo arabacecetse umuntu witwa Hanta tuzanye guhera 2016 ngira ngo ndi umunyamakuru nari mfite style yanjye ndetse niyo yaje kwiyitirira yo kuvuga transfer Leonidas twarakoranye urabizi ngiye mu wazanye ibintu bya transfer nimwe ari giye mwajyaga munanseka ngo ari giye wamagara abantu mu biryo batari byo nibiki byose ariko byari style kugira ngo abantu babone amakuru ya sport kandi ya transfer ko transfer zigomba niko zibaho zigira ibihuwa zikagenda n'ibiki twaro do technique mwari mwahingiye ubona nyine nagari we yawe yazinyibye urumva abinyiba ari kubera ubutima bwanjye bwiza ngira yaraje antarambwira ati mutima mwiza twabwirwa n'iki cyamutangaza yuko abantu ari bo upima abandi wenda ntago bawupima ni uwuzi nibyo yabya kuko we mu buzima bwari inshuti ariko twari inshuti Antani yari inshuti yanjye magara Hanta namutahiye ubukwe nakoze iki nagiye muri reception narambaye urumva ngo nyambi kwereka ko Hanta ari inshuti yanjye ariko buryo umuntu akwishamo ntumenya sibyo Hanta ndazambwira rero content y'ibi bintu ikorwa gutya mwiha ikintu cyose cyatuma wewe wamwigishije mwigisha kata yabyo mwereka ubu bijya ariko ndamubwira nubizana mu buhemu n'ubusamba kuko njyewe ni umuntu wabaye abanyabakinyi ba kera umukinnyi wese bakubwira ngo Deni yansanye amafaranga kandi yaramamagara kandi ati nyotereza transfer mbona amafaranga rimwe na rimwe sibyo ariko kereza urumva abantu bakabona amafaranga uyavuga uti ngakora nabi urumva byatumaga nanjye urumva transfer ina izigaragara ko umwuga sibyo wabakinye nawe uzamura urwego rwabo barazamutse pe abakinyi benshi ariko kuvutara bisabagamo indonyo nta mukinyi numwe numva we nabakosa akomeye wakoze abakinyi bose bakuru mu buzima ushaka gufasha umuntu nyine uje ubona abakinyi bakuru tujya tujyana nawe hari umukinyi mukuru wari wabona uzanyishije aza bose bamubira nta kibazo tugirana ntabwo ushobora kujya ahateraniye abantu batimutanga zaje nagenda uri butume tumutinda oya nakubwiye Leonidas ibintu yakoze ni mupira kandi ibyo wamaganye sibyo kugira ngo tubyereke ko wejo yavuga ati nawe Deni wavuga transfer nawe ubaye manager abakinyi ibyo byose nyine nabikubwira ko nawe yenda yavuga ko azaba manager abakinyi hari ibyo ugomba kubaho n'ubunyangamugayo bw'umupira n'impamvu nawe yagiyemo agahemuka sibyo ibyo birabaye umuhungu muhaye uko katazabyo bigenda arazamuka azamura izina rye kose abikora neza arabreakinga biramenyekana social media zari zimaze kuza ziramuzamura Hanta bigitangaza abakinyi batangira kumwizera Hanta ageze aho aba manager wafi w'amakipe yose ashaka kuyahereza mu kinyi ashaka aba manager cyangwa abigisambo nyine cyo gutransfera abakinyi bose ashaka ndabeshya aba manager cyangwa abigisambo amakipe nayo agwa mu mutego umuhaye titre nziza amakipe agwa mu mutego yo kumwizera oya imariko impamvu yamwizeraga tansiyo wirengaho bituruka kuri bya bindi yahise mikoro ibigikoresho uko urabyibuka niwe yahise afata cya kiganiro cya mu gitondo yakuraga akaba aricyo yahimbiragamo abantu cyangwa se abonda ashyiramo ayo magambo nyine yo kubacerereza n'iki n'abandi no kubavuga basiniza abandi abica urumva ubwo byabizi ibiti bya Leonidas abantu barabibona kuri YouTube yaje mu kanya turabisoma ariko nabyo muri bike ariko nago tubirangiza urumva Hanta arabigenda aba igitangaza cyabyo abo umwami wa transfer uwitwaga mutangazaje kuko nari maze imyaka 5 ntabwo namaze imyaka 5 naba mu itangazamakuru aragenda nyina mu star ariko akaza kundeba niba arangizaga incamake adafungiye feri wanje Hanta yavaga iwanje asubiye mu kiganiro kindi cyangwa atashye kuko ariko munashwana kenshi dushwana nkamubwira hari ibyo wavuze bitari byo no gutumira mu gitondo baga ndi hafi aho ubireba ko mwashwanaga kenshi banyuzaga amubwira anti ibyo wakoze ari bajyaga banakorana mu gitondo rimwe na rimwe akantumira mu gitondo nkamufasha Hanta hari n'ibyo yangonganishe n'abantu bitari ngombwa ariko tangaza rero se wiyemeje gutangaza ndamureka nkamubwira ejo tugasubirana ejo bikayihora iki bigera kuri
we yanyuma abantu bose bakambwira talente ko mwashwanye bakaza bakatwunga tukongera tugasubirana abantu kaduhamagara ko mwese mwarabaye amafuta aha ntabwo ari amafuti urundi asari igihe ureba umuntu ukabona ubwenge bwe utamwiyakiriyeho ntacyo abazamutwara iyo wasanze rero ku munsi wanyu wasanze umunyamafuti nawe uba we umukaraba byagenze gute hari umucuti wanjye ukoresha imvugo ikomeye nayo ariko anta niye muntu wavuze wabwire wo nidasa ati hari umunyamakuru ngo yashuti inshuti ya yindi barapfana inshuti yitungo anta ndumwe mu bantu naho ngira ngo yashatse inzu ni njyewe yimurangiye urumva ubwo icyo cyanyuma mwasorejeho kugira ngo tutabi bose ndagerageza mu ikipe yari umuntu uteza akavuyo nditi mu manager nkabora ibihano bajya mufatira nkagoragoza ibyo birarangira agirimbe anta mubuze ibintu byirimbe ndamubwira abanye ibyo bintu ni ahambwe ati ya urumva yarashaka kugarurira umutima abantu bakoranaga ashaka kubereka ko nawe kandi aho naho ngo hari amakuru hafite washyira hanze yashyira hanze byinshi yakomeye urumva hanta rimwe hari umukobwa kuri radio DC ujya utanga icyayi ubyibushyira muzi ntabwo mvuga amazina tumwihorere urumva abishyiramo abandi rimwe amubwira nabi turi kumwe ndababara buragisi njya nkunda umuntu hohotera undi mu buzima bwanjye ntabwo ikintu kinananye n'umuntu kudukerereza ubwo urumva uri kudukerereza none dasi iyo wagiye ku muntu n'ubundi abantu bamenye uwo ari we sibyo hanta byarangiye tumeze nk'aho dutandukanye ariko nyuma aza kuzamo ishyari nabonye akazi burya niwe muntu wa mbere ugira ishyari ribaho urya hano tangira kuzanya nyurira aho duhuriye akanyurira ko n'ubundi ibyo by'ubusinzi bwawe si ubwa mbere yaba bivuze yagiye bivuga kenshi na kera bakavuga ngo ndi kanyota kanabimamagara rwose urabizi akamamagara kanyota nkaseka nkamwihora ko yewe iyo wanyita icyo ari cyose ngewe mva kuba mu mufuka wanjye utabamo mufuka wanjye yanunga ntabwo yaranunze hanta naramufashaga bisanzwe hari n'igihe yajyaga muri kirizire nsanzwe ndi umushomeri nkamufasha arabizi ariko ibyo ntabwo byambwiraga icyo kindi hanta namufataga nk'umuntu uri aho w'umuntu ufite byinshi ariko ugenda ukomeza kumuvumbura mu makipe ariko noneho warahemutse amuzana muri aperi wapi yabanje polisi arayijujubya iteranya abayobozi ba polisi birambabaza twicaranye ndababwira mpamagara umwe mu bayobozi ba polisi mwamushyize ku ruhande mwabantu mwe ko mbona muzicara urumva muri Rayon Sport ukaba mwicaranye ukumva arimo arateranya wenda namenye na perezida Kayisire weragowe Kayisire arinzinze Kayisire avuye muri Rayon Sport ari hantu umuteranyije na perezida we bibaye kuko Kayisire ambwiye ati by'umupira uvuga nanjye narawukiri sibyo namenye we byari bibaye yaramuzonze uretse ko namenye ari umwihanduza acumu yagerageje kuresista ariko yahoranaga hasi uwitwa Trump amuzana mu ikipe amuteranya na super manager akora icyo amaze kwisimbura super manager aragenda ajyamo Trump rimwe amuhamagara ambwira ati nje Musanze zanye n'abanyamakuru kwa stage urumva yibagiwe ko nayo yayigezemo ambwira ati zanye n'abanyamakuru hafi 10 perezida akanda akanyenyeri ibyo bigabesherera undi dasa akanyenyeri undi yagasabye ku mugaragaro Trump yakwereka n'ikimenyetso urumva amwohereza amafaranga umufata kuko umwanyira bangarama mugaruke kuri match ageze arabaza ati hantariye n'abanyamakuru yazanye arababura ahise ahindukira ahita avuga ati we n'igisambo urumva agishira ku ruhande arangije agenda afata Musanze afata uwitwa Ibrahim amuteranya na Trump agahamagara ngo ikipe ngo yarwaniye ibi umuntu w'umugabo uvuga ngo ikipe yarwaniye ibiryo ngo barwaniye ku isahane Musanze ibyo bibinduru afata Beke na mucomekana n'umuntu witwa Enoke urumva agahamagara Beke mu gitondo agahamagara Enoke amuteranya na Enoke bose bicaye basashe inzobe basanga ni hantu bateranye arahunga afata abana bahaje sibyo na haje arabateranya mu ikipe barenda kurwana haje ashira abana ku ruhande baje kubasanga ni hantu bateranya bamushyira ku ruhande urumva aragenda izo nayo nayikubwiye Apera yijemo nabwo ati ikipe agiyemo zose kaziteza umwiryane zose akavugenda avuga ko zatwara ibikombe zikomeye ko nta nimwe igitwara igikombe uwo si umwaka ajyanayo Apera yijemo yavuze ko Apera iguze abakinnyi bazacenga n'ibyatsi bane barabicenga urumva ndababwira mwitondera ibintu hanta avuga bati njyewe ararahira ngo ikipe nitajya muri Champions League urayizi watoje uretse Katoto nayo wirwagamo ibibazo igikombe bageze abakita hanta cup abantu bose barakigumuye urumva ubwo rero byarangiye twose hanta mbabwiye mushyira ku ruhande mvuze ko
ibyo kuvuga ngo ajya kugura abakinnyi ba APR narabahamagaye abantu bose ndababwira Hanta mwiterereje muzabibona ariko sinigeze nza ngo mvuge ngo Hanta atangiye kugura abakinnyi narabihunze urumva yego reputation ye ntabwo ari nziza Hanta rero mu buzima bwe busanzwe Radio 10 rwose ari ibiganiro kwari kwagiranye na Gasongo aragenda avuga amagambo atari ngombwa kuri jewe atari umusinzi ngo ndi umusinzi kandi ari unumira mu gitondo wallahi billah urumva tangazaji ugitondo yarakaye cyane warayisinze mubamura kuzindwa mu gitondo saa 12 ngo uri umusinzi ngo wallahi billah urumva are witwa Lorenzo aramwirukanisha ku matiko amuteranyije ntanavuga ibindi mana yanjye mbabarira urumva are witwa Saddam Saddam aramusabye uruhushya mubwiye ikibazo afite aragenda avuga ibi kontre aramwirukanisha Max yirwaga murega itogonda Max agera hararambirwa baramwirukana ibyo byose ni ibya ubwo si mu makipe gusa si mu makipe abakinnyi bo yarukanishije abashinja iki umenya n'abawaziri yahoraga bazonga bari bose bamuhungaga Radio 10 abantu benshi bataye akazi kubera we n'abari kure nabo ubwo ntabwo mvuga abakobwa yaterese muri Radio 10 bakandika ikirego twagiye aho simwemerera mu butumwa bw'umuntu yaragiye kwizinemeye harassment barayimwandikiye ntabwo mbivuga Radio 10 barebe ko bashaka ndazana ikirego cy'abakobwa muri Radio 10 bamurega ku buyobozi ariko aho nanjye kubatereta ku ngufu were kuri mugabo wanete ubwo byaba ducunge neza jya navuze n'ururimi rwoshywa n'urundi mutangazaji ntabwo byaba bikiri ugutereta tangazaji yavuze ko ariko mutazanizere ko nta bivuga utwo tumenyetso twanjye turi hehe kuki mushaka twagiyeho Hanta n'umwe mu bantu babyukiraga mu ngo z'abakinnyi uwo bashwanyeje akamusebya urumva Hanta yari inshuti ya Kedi ubwo yamwambuye inzu urumva ako amakuru namenye ngo cyabyiringiro Rage nacyo cyajyaga kwatsa umuriro kigatuma bose n'urusimbi bakiniraga kwa Rage nawe uri murajya mu ntambwe 18 Rage n'inshuti yanjye sinshaka kubijyamo cyane urumva kuko inzu yariwe mu rusimbi ariko numvisha avuga ngo miliyoni 9 ariko Rage ntumwihakane mwarasangiraga Rage n'inshuti yanjye mwarasindanye ntabwo yatwasindanye mwarasindanye ntabwo Rage twese dusangira mu nzu aza gusinda cyane niba ari cyaha wakoze ugasindira mu ruha umukinnyi wari umwana yatangiye muri viziyo mureba harya yavuze oya nanjye ariko yamvuzemo Rage harya ngo mbasesengurane none se waba uri gusinda abantu bakabura kugusesengura mubonye yasinze wowe ega nibyo rero nidasavuga ati inshuti y'imbwa Rage rero umwana wa mama dorora cyangwa inshuti y'imbwa barapfana wa mugani ni umugani ugikoresha ni umugani ugikoresha inshuti y'imbwa barapfana none se wa muntu we urajya wowe uri umukinnyi wibereye ibyo ngi wagize amahirwe uva mu Rwanda udatanze nta shuri wize umupira uragufasha wari moyibo uragenda ugera muri Swede ari muri Swede ugera amahirwe urakomera byari byapfuye hano mu Rwanda none urajya kwikoma nawe mutaziranye ubu se cyaba Rage uko wageze muri Swede ku mahirwe kuki ngewe ntaba nticaye ahangaha nanjye ngo ngira amahirwe nsesengura yo mahirwe abonye ni umupira w'igitangaza nabonye mufite ishari n'abakinnyi b'abanyamahanga nka Dani Usengimana APR yaramuguze ayo mahirwe wabonye ukajya wayabonye watsinze ibitego bingahe hatari tujye mu makuru ariko iyo umuntu ahunze ashaka ikintu cyose cyatuma abona ubuhungiro natwe duhungiyeho ariko ntituzongera kuvuga kugira ngo tuzabona content y'igituma uhunga neza ni urwendo udahunze nk'umunyarwanda ururimi rwoshywa n'urundi ariko nagaruka ngewe nagaruka mu by'umupira y'u Rwanda ariko nzahwema kubivuga byo oya nagaruka rwose numva avugiye kuri mikoro yagarutse atari cano ikipe yasigaye ni iyihe oya wenda ari nyine byaba oya iyo wageze ugasongera kwa APR iyo uyihemukiye n'ahandi hose baragukumira baravuga ati icyo ngicyo ni mu gifata icyo kintu kije ni igisambo ubundi nabwiye umuntu w'inshuti ye ndamubwira ubwo agiye muri APR niyo yanyuma y'ibye umupira wahita ukemura ibibazo byabo byose ariko kikambwira ngo Leonidas ngo wirirwa musaba akanyenyeri ba Desayi ko wirindaje ko njya nkubona Desayi si wowe ahubwo umwegereye kundushara saa sita rya he kwa Desayi none zarirwa kuvuga ngo akanyenyeri wose uryayo afite madamu se Faustin ukuri ndahirire umuntu wese warahira wagendanye n'abakinnyi bose nagwa n'abakinnyi ibimenyetso byabo
handa saa sita akaba yataha mu rugo iwe akajya kurya imbere na madamu bakicana ku meza urumva yabaye iwanjye arabizi si ibyo kumubeshyira abantu mu migina bose bakubwira ngo hanta bahoranaga na Mutangazaje sibyo abantu ba Kicukiro ari kwa Dani aho yabaga hano ni Boye ahantu kwa Savio aho yabaga ariko ngo yaje no kuba mu kwa Gasingwa yagasingwa none icyo nacyo abasifuzi wahemukiye abatoza bo warabirukanishije arya ngo hari uwamusutseho icyayi ngo yabaga Uwaseninga ngo yabaga mu nyubako kwa Gasingwa nubwo yitwa ngo ayo mazina Asani nubwo Asani yawe n'ibibazo byose ni wagumuraga abakinnyi muri Sunrise bayimanura ari mu bari manuye Hodari yabikubwiye urumva telefone yagisohoka mu kiganiro yahamagaraga abantu barenze 30 mugisohoka mu kiganiro mu minota 20 cyangwa 40 muhagararanye nawe uri ku ruhande rwa Leonidas uvuga uti siporo jewe mu buzima bwanjye nuko aba perezida batakwemera ngo bagufungukire sinashaka kubivugaho cyane aba perezida b'amakipe batakwemera ngo bagufungukire bakubwire uburyo ki yabahamagaraga bazengereza agutegeka bugomba kugura akubwira abakinnyi ugomba kwirukana akubwira umutoza ugomba kwirukana akubwira abariye ruswa mu ikipe yawe adafite ibimenyetso urumva nuko batagufungukira ngo hanyuma ngo bikwemerere banabihamye cyangwa se banabivuge live wenda babivuge ku mugaragaro ariko nabo barabizi ariko n'abakinnyi wenda yahemukiye bamwe tuzagenda tubashaka ariko nabo barabizi ko bakize virusi abasifuzi barakize nkawe ngeje najyaga numva ngo umuntu ngo wakize virusi itera niba ari sida bakabyita wakinaga ariko iyi ni virusi burugu irakize wajyagenda burugu irakira barayivura ariko nakubwiza ukuri aba banyamupira abakinnyi abatoza bakiza umuntu ari warabazengereje ndatekereza ko n'ubu niyo yagaruka mu Rwanda nyuma yo kujya muri APR akabizambya kuri abakanamwirukana nawe akivamo niyo yeza no kwicecekera oya nibyo atangiye kuvuga ngo gushyira APR hanze ubu nta muntu n'umwe ntekereza ko yajya gukangakanga ngo arajya kumvuga ngo ni moteri ngo ni kariburateur ngo ni imodoka subundi ngo ni stabilisateur ngo muri mediane ngo ni ngibyo ariko njye nashoje buryo utuntu twanjye ngewe ntuvuga nirukanka nkubita mbangura ibyo tudetaye two kujya kurya two kujya gucungana n'ibiryo ibyo byasimbireba njye narebaga cyane mu by'umupira no kugira mikoro igikangisho nibyo nanamagana n'undi uzaza muri ritangazamakuru reka noneho ntange n'agasupu bitarangirira aho ngaho abe nanta n'undi uzaza muri mu itangazamakuru akaza aje gukoresha mikoro agashaka kugira mikoro igikangisho nkaba nyiririmo nzahora mwamagana iteka ryose agakanga amakipe agakanga abakinnyi akagira gute akajya akijandika mu by'abakinnyi mu by'abatoza mu by'abayobozi b'amakipe mu by'amakipe akabyijandikamo ku mugaragaro kandi rubanda rukabibona ntabwo nzabyihanganira ni igisambo nk'ibindi byose ni igisambo nk'umusifuzi wasifuye nabi ni igisambo nongere bisubire muri igisambo ariko iyo terime wayitinyutse uterewe ari ikipe yari amafaranga ariyo iri gukora byose ari ikipe yari amafaranga ajya ibwira perezida we Leonida iyo terime ngo igisambo burya niyo ikoreje ibintu byose ejo bundi narakubaje nariko ibi bintu ko byari bisa n'ibisanzweho hariho utuntu tw'udusigisigi gutya mu mupira ugasanga abantu bijanditse mu makipe ariko Leonidas ateruririye terime igisambo ko byabaye ibindi none se ngabo mu makipe bagashya ubwoba ngabo banyamakuru bagashya ubwoba ngabo bakoze amakosa bose bagashya ubwoba nyamara bikarangira amakipe yerekanye ko abo bantu bari isambo rega buryo uhambirijwe ahantu uhambirijwe ahantu uburicyo ahubwo yaba nibuze byakangaga abantu bakagira ubwoba abo banyamakuru tukagira ubwoba nanjye reka nishyiremo abatoza bakagira ubwoba abakinnyi bakagira ubwoba abayobozi b'amakerebe abasifuzi bakagira ubwoba ko nibuze icyo kintu kizababaho nibuze bagakora bigengesereye cyangwa tugakora twigengesereye kandi n'umufana nyibukije yateranyije Faustin ubwo rero kubindeba kuri aka abanyamakuru harimo umunyamakuru tujya tuvuga ngo nyine biba ngo ubu byabaye ngombwa ko counter attack webwo niwe yanyatatse nazana n'ibindi bimfata bikajya no muri ribu nge ntacyo bibaye uyu no mu mwanya wanjye twarabanye hari akugisha ngewe icyo nemera uyu mama n'umuzi ubuhamya ni bwinshi ariko se yarahemukaga agahemukira n'abamama se Leonidas nta muntu yabeshye ngezeho nibuze yahemukiraga abababa azajya hari aho yanyuzije mitoroshi ngo yatekeye ngo ibiryo ngo abantu bashyiramo urumogisha buri bintu ariko ibintu yahemutse urabisa nano abantu yahemukiye urabazi wowe ubwo rero hari abo yasenyeye ingo ubwo rero ngewe reka nkubwire
muri iryo hahamuka rye kuko ndi kubitekereza ko ari hahamuka ryo kuva muri APR kuko hari igihe yigambaga ati nyirimo wese abantu bose muri APR ukajya yarayigabanye n'Imana abantu bose none ibya APR byose ari kubishyira hanze none ibya APR byose ari kubishyira hanze APR situation yakabaye ikeneye no kwishyirira ibintu ku murongo no kwishyira ku murongo mu mutuzo bakuzi ba APR mujye mu nama muri kwishinga ibyo gisambo cyitwa hanta cyajemo n'ubundi nabavuze Leonidas yaravuze ati icyo gisambo mukirukanye mucyamagane mukubite muzana amashoka tukirukankane abantu baramuseka ndavuga ati nigitera mwako cyaje umwako dore kibutse igihe reka dusenge twicara ahantu ku mavi icyapere kwiriye gukora wenda hari n'ibyo kizaza nabindi birumvikana n'ikijya muri iyo live ya Instagram niba kigiye hanze ariko ikibuyobozi bwa APR bukwiriye gukora n'abafana muri rusange uko wabivuze ni ukutita ku byo kizavuga kuko n'ubundi cyaje gishaka ibyo kizavuga aho kivuye kibye gisiga kihavuze nabi Rayon Sport muzi icyo cyavuze cyangwa Rayon Sport yaguze ibikenyeri none yo yambe Sunrise muzi ko yavuye kuyiba agasiga avuze ko irimo uburozi ngo bajyane imyenda ngo mwirinde sinzi murabyibuka ibyo bintu rwose bigakomera cyane ariko nta rukundo yari afite umupira w'amaguru nuko yaravuye kwiba Sunrise atakifite ijambo niba ari umuntu wazanye ijambo ryitwa indinga cyangwa inazi nimudasanga ari hanta wabizanye none nzabibasobanura ibyo ari byo ngibyo none se ntakorana na uretse kuvuga tuzabavuga na gatoto avuga irabikoresha ubwo bwari ubutumwa gusa twebwe icyo tubabwira ni inshuro ya nyuma gusa nanone uko bivuzwe impamvu gato Leonidas impamvu aha tubivuze n'ubundi byavugiwe kuri mikoro aho byaturutse imyaka itambutse yatakaga Leonidas vuga ati Leonidas Ephraim Kayiranga n'abanyamakuru yamutangaho urugero kugira ngo amwicishe uretse gato Leonidas ariko ntigeze ahwema kuba ikipe y'ibya atabonamo ibyiza bivuga ibibi arabivuga ibyiza kubivuga ibereyo ibiyindi uretse gato mbanza nge nisoreze tukavuga tuti impamvu hano tubihaye iminota kuri iyi mikoro uziko n'abahuriga bari twamukomojeho twamukomojeho turavuga tuti muri APR harimo ibisambo haza n'abantu bamwe bati turashaka kurega muri RIB tubavuga tuti murege rwose tuzitaba tubisobanure ariko igihe kirabyerekana ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu bubona ko rwose harimo abantu bateye APR batari bakwiye kuyibamo barabahambirije abo rero umwe muri bo ari we abantu banavugaga bati burya abandi wapfa kugenekereza arimo aragaragaza cyangwa se arashaka kwerekana ko nta makosa bigeze bakora byari bikwiye rero ko hano mu gihe harimo bamwe amazina yatatse yagombaga kumuha ubutumwa ariko rwose tubasezeranye ko twebwe tutazakomeza kugaruka kuri ibyo biganiro bya live za Instagram cyangwa se bya YouTube ariko wenda ari byo mu yindi nabikora mu ikipe ari kuri radio umva igihe yantaka gasubira inyuma gato yako kanura kanyibukije nige nakoranaga nyine na Ephraim kuri Flash nko bivugaga icyo gihe hari mu bihe bya APR Eto arimo urumva ndetse no muri ibyo bihe bya Juvenal aza birumvikana hakabamo ibintu by'abakinnyi gushwaniramo ikipe mbese kubera ko nawe sinzi ibibazo yabaga afitanye n'abantu bo muri APR nabo bayeto noneho twavuga twebwe bitagenda neza wakabyuririraho kubw'impamvu bifitaniye n'inyungu wenda we yashakaga muri za APR akavuga atani mwumva abantu turi mu mujyi umwe hanyuma amaze kugera muri APR rero amaze kugera aho yifuzaga kugera yumvise twarikokereje tuvuga ibitagenda neza ko agiye kuzanamo ibitagenda neza byo kuyiba n'ibiki aravuga ati abo bari Leonidas ahubwo nibo banga APR kandi oya hari umunyamakuru w'inshuti bikomeza bityo yavuze APR nabe aravuga ati hari umugabo w'amasoso watangiye kugenda ahindura match uhamagara abasifuzi ngo yaje ameze nka Etorero arabivuga atafite akabari gatuya na aravuga umuntu aramuhamagara amubwira ati umuntu ari umuvandimwe uramuteranya wamuretse kiti wamuje nawe se nkabona akaryo umuntu aravuga ati vemba huze no umunyamakuru amutwareyo umuntu aravuga ati waramvuze rererererere birangira abo yunze ahura n'undi muntu sibyo afatishiraho kuri APR gutyo nibwo yinjiye kuza muri APR ariko bitanga isomo Faustin bitanga isomo tunahite tubigaruka n'abayobozi b'amakipe waje tuba ngo abayobozi b'amakipe ikintu kirabakanga icyo kinyamakuru kirabakanga ngo kirabivuga nabi
n'ubundi niba bitagenda neza wagize ngo bizagenda neza ngo nuko afata mugenzi we umugati yiriraga nyine ni nk'ibi bya peri reka dufate nk'urugero nk'ibi bya peri niba yarakanze rishari reka dufate urugero cyangwa se n'abandi bakoranaga muri aperi akavuga ngo ne muranzi ngiye kuvuga neza aperi ariko mubigenze gutya none se ubu birangiye neza ngo kubera ko hanta yajyaga ku iradiyo akavuga ngo bazanye umukinnyi uwo yavugiye se akabaho agatera imbere nanjye nibyo nkubwiye ubu bigenze neza bababwiraga abayobozi ngewe cyo mbakangurira mukora ibyo mugomba gukora nibitanagenda neza ntago ari mwebwe baba bayambere mugiye ku ngoma wenda ibintu bikakorwa bimwe bikagenda neza ibindi ntibigende neza ariko mwigira ubwoba bw'itangazamakuru ngo umunyamakuru ngo nintamureba ngo azamvuga nabi ngo nimureba ngo azamvuga neza wa mukinnyi we kina neza umunyamakuru akurebe mu kibuga uri gukina neza wishaka kumukorompa ngo ukina nabi ngo azakugira stabilizateri kandi uruwa nta kigenda ashaka kukujyana mu makipe ibyo rero bitubera isomo ibihanta ari kuvuga nicyo kiri kubimuvugisha ari kubona yaramenyekanye niyo ntuze indani nemuyimamaya nicyo yarishishaga kiragiye ubwo bibisomo ku bayobozi b'amakipe ku bakinnyi ku batoza ku basifuzi no ku banyamakuru natwe icyo gikangisho cya mikoro tukirinde tujye tureba ibikorwa neza tubishime ibigenda nabi tubigaye hatagamijwe inyungu zacu zo gushyira mu mufuka wacu ngewe ubwo kandi manara duhaye ubutumwa n'ondasi wongeraho n'akaririmbo karirimbe nawe yashyiraho indirimbo nitanga ubutumwa uyanabwiye ubwongeyeho nibwo busakara nayitanze nibwo busakara neza ubutumwa bwanjye bwumvikanye oye ndayima bayibwire gusa benshi ubutumwa burakakaye cyane bw'abantu hano baduhaye ariko twebwe ikiriho rero ni ingingo si ubwa mbere twereka tunabiganira nshakiramo ko hari uwo n'ibyo ariko nshakiramo ko hari uwo n'ibyo ngewe nisobanura bwaba buri arabahurigabanya wowe wakandishije munshakire washaka cya sarupo none se gukandisha akanyenyeri n'ubusa oya nawe kakandishije wenda nitwashije ngo nzamuvuga icyo gihe nicyo mvuga washaka cya sarupo kuko nacyo mu bantu yateranyije kibamo ngewe undebere muri ubwo butumwa kuko Faustin ibyo nabisabye ngo uwo naba narabikoreye anyebure na nikosore kuko ryaba ari ikosa wenda narabikoze paraxidada reka mbyite gutyo ariko uwo narabikore ndi kumukangisha mikoro nkamukangisha mikoro ngo nureba nabi ndakuvuga neza cyangwa ndakuvuga nabi bitewe n'ibyabaye anshinje ngewe rero nidasi ndahangaha nditeguye I'm ready to fight oya ntawe mbonamo kabisa iyo nguyu yaravuga ati sarupongo zamuriraho abantu uri rwose Faustin ako nawe ziri mu kajagari oya reka ziri ku minota no muri kimwe waravuga ngo allo sarupo umeze ute sarupo amakuru hano twamaganaga ibisambo none nawe nicyo sarupo kanzamure neza Faustin wowe yavugaga muke mugiye muri kuzamura kamanze muzamure neza ariko uretse gato muzamure neza urumva arabati Leonidas ati kiza nuko nta mafaranga yibye gusaba nawe niba nawe wasaba umuntu ari inshuti yawe n'ubu ngubu habwe y'abantu na Efremu ndabemera ariko mutangazaji we nawe ni igisambo ni igisambo nabyemeye ariko kitiba yaba hagira guga kandagiye niba ari n'ibyo byose none nawe ati mwese muri ibisambo mutangazaji Leonidas Faustin n'abandi barondoye hano twavugaga igisambo cyitwa Hunter wowe ukubizi cyaguteranyije nande Ibyo ni bya kera ibintu byarangiye byo muri Rayon Sport ariko haraciye iminsi kabisa ariko nyine umuntu yatangiye ngo kuvuga ukuri kw'abantu we n'umufite ukuri uri ni ukuri nyine ariko ni bya kera nyine muri Rayon Sport kiri kuza muri Rayon ko ari kiri hafi ya Etihad habayeho kutumvikana no gatoya ariko yaje kurangira turahura nsaba ibintu byo muri siporo nyine birarangirirwa mu nzira ariko iyo kiragiye urumva muvandimwe ntabwo byari bimeze neza n'umuntu ahamagara umuntu mu gikari avuye inyuma kuri mikoro ugasanga aramutawukinga waba bavuze kuri Etihad nabi cyangwa icyo ugasanga bibaye ikibazo kiremereye ariko byarabaye bibaho biraza birarangira tu
yari yarigeze nk'umupolisi inyuma ye umubodyguard yari umuntu hafi we cyane rwose ariko urakoze cyane muzeho ni dasi muri kumwe se akanyenyeri ngabakandisha kurusha umuhuriga kanwigiriza ahubwo cya kanwigirize cya sarupo urakoze cyane genda ubwo ni uko hari ibindi navuze bya sarupongo nibyo rero twe twanabisojeho rwose ntabwo tuzongera no kubigarukaho